Yesu nashimye cyane ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Christian Family Life. Ndizera yuko muri amahoro mumeze neza aho muri hose. Imana yo mwijuru ikomeze kubishimira no kubagirira neza. Yes, ni Emerite Kaminka muri kumwe. Ndashimye Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza yaduteguriye kugira ngo twishimiremo kandi tunezererwemo. Kandi umunsi wo kushima, wo kuramya, wo guhimbaza, wo kongera kugira icyo tuganira, icyo twiyungura cyangwa twiyubaka mu buryo burushaho kugira ubuzima bwacu buba bwiza kurushaho, cyangwa uburyo butugira better in our lives. Rero ndanezerewe, reka dusenge Imana hanyuma dukomeze n'iyi gahunda. Mana yacu tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe n'ikuzo. Ugize neza kuduha umwanya wo kongera kuza kuganira kugira ngo hagire ubundi bwenge twiyungura, tugire icyo twongera kumenya cyadufasha muri urugendo rw'ubuzima turimo, kandi no muri uyu murimo waduhamagariye wo kubaka umuryango. Ariko buriya umuryango utangirana natwe, utangirana n'umuntu ku giti cye. Nguhaye ikaze rero Mwuka Wera, ganza utegeke, ubane natwe twese, utugirire neza mu byo tugiye kuganira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Mbahaye ikaze nanone, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Uyu munsi ugiye kunyemerera turaganira ku bintu navuga ko bikora ku mutima cyane. Turaganira ku buzima cyangwa ku umugore n'umukobwa. Nibongiye kongera kugarukaho no kwibandaho. Yego, rero tugiye kujyana mu gitabo cyo kubara igice cyaho cya 27. Turasoma umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 7. Kubara igice cya 27, umurongo wa mbere kugera ku wa 7, cyangwa se Numbers chapter 27 verses 1 to 7. Tugiye kuhasoma turebe icyo havuga, hanyuma nindangiza mvugane n'abakobwa ndetse n'abagore. Ubuzima bwacu ntabwo buza gusigara uko bwari bumeze. Haleluya. Yes, umurongo wa mbere uravuze ngo, maze higira hino, higira hafi abakobwa ba Serofehadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri wa Manase, bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Ayo niyo mazina y'abakobwa ba Serofehadi: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Umurongo wa 2, bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati, data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranyirije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Umurongo wa 4, ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu? Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Serofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Haleluya. Angaha turahabona inkuru y'abavandimwe n'abakobwa 5 bari abakobwa ba Serofehadi. Noneho ariko uyu mugabo yari yarapfiriye mu butayu, nk'uko Abisiraheli benshi baturutse muri Egiputa, benshi ntabwo bageze Kanani, bagiye bapfira mu nzira, bapfira mu butayu. Noneho bageze mu gihugu batangira gutanga gakondo. Mose atangira kugenda aha abantu ibyo nakwita nk'umurage. Aravuga ati, umuryango wo kwa runaka uraturaha, umuryango wo kwa Manase, kwa Karebu, kwa Joshua n'abandi. Noneho bigeze kuri Serofehadi, buriya kubera ko atari yarabyaye umuhungu, mu mategeko bari basanganywe ya mbere, ntabwo aba bakobwa bari bagenewe kuba babona umurage wo kwa se, nta gakondo bari bagenewe. Ariko Bibiliya iravuze ngo bigira hafi. Ntekereza ko mbere yo kwigira hafi baragiye baratekereza, baraganira, baravuga bati, ariko
mwabonye ko kwa runaka babahaye gakondo, bati twabibonye. Ati no kwa runaka mwabibonye ko babahaye gakondo, bati twabibonye. None se twebwe ibyacu bigiye kugenda gute? Ese twebwe turaza kuviramo aho kubera yuko data yapfuye kandi akaba ari nta muhungu yabyaye? Bumva ntabwo bashatse kwemezwa n'icyo kintu. Mbese bumva ko hagomba kubaho impinduka mu mategeko yarasanzwe ariho. Baravugana bajya inama, niko ntekereza ko babyemeje, bati noneho natwe tuze gusanga Mose tumubwire ikibazo cyacu turebe ukuntu ari budufashe. Hanyuma ngo bigira hafi, niko Bibiliya ivuze. Begera Mose, begera Eliyazari umutambyi, baterura amagambo avuga ngo data yapfiriye mu butayu, kandi nubwo yapfuye ntabwo yari umugambanyi, ntabwo yigeze yicara mu iteraniro rya Kora ry'abagomera Imana, bagomera Mose. Yapfanye ibyaha bye nk'umuntu ku giti cye. None niki gituma tudashobora kubona gakondo mu bya data ngo nuko atabyaye umuhungu? Barabaza Mose iki kibazo. Ntekereza ko cyamukubise kiramucanganyikisha, ngo aragenda agishyira Uwiteka, ashyira Imana urwo rubanza, icyo kibazo cy'abo bakobwa. Aravuga ati Imana, noneho ibyo mbonye uyu munsi abakobwa ba Zelofehadi baraje, baratinyutse, bahagaze imbere y'ihema ry'ibonaniro, bahagaze imbere y'umutambyi, barabaza ngo mbese gakondo yabo bizagenda bite? Uwiteka ngo abwira Mose ngo Mose, aba bakobwa baburanye iby'ukuri, genda mubahe gakondo muri bene wabo, ntimuzabure kubaha gakondo muri bene wabo. Aho ngaho ukomeje hepfo, itegeko ryahise risa nkaho rihindutse. Noneho ubwo guhera icyo gihe umuntu wapfaga adasize abahungu, gakondo ye yahabwaga abakobwa. Ariko byahindutse kubera iki? Kubera hari abakobwa barambiwe routine, barambiwe ibintu uko bisanzwe bikorwa, barambiwe itegeko byo mu myaka magana ngahe bakiri muri Egiputa. Ariko uyu munsi bageze i Kanani, so ntabwo bagomba gukomeza kugengwa n'itegeko ryo babone muri Egiputa kandi bari muri Kanani, mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bararambirwa, baravuga ngo no, hagomba kubaho impinduka. Tugomba kubona gakondo mu bya data muri bene wacu. Kuba twaravutse turi abakobwa ntabwo ari amahitamo yacu, ntabwo ari twe twabiteye. Niba data nta kindi kirego mu murega, natwe nimuduhe gakondo yacu. Uwiteka arabyemera, abiteraho kashe, aravuga ngo Mose, aba bakobwa baburanye iby'ukuri, genda ubahe gakondo iwabo muri bene wabo. Kandi uhereye none umuntu napfa adasize abahungu, ibye bijye bihabwa abana be b'abakobwa. Akomeza avuga kuzageza igihe avuga ati niba nta mwene wabo wa hafi, bizahabwe basi wa hafi nyine wo mu muryango. Mbega itegeko ryarahindutse. Haleluya. Rero uyu munsi ndashaka kuganira n'abakobwa ndetse n'abagore. Muraho, ndabashuhuje, ndabakunda, murabizi. Buri gihe mba numva nshaka guharanira ko ubuzima bwanyu bwahinduka, ubuzima bwanyu bwarushaho kuba bwiza kurushaho, bitewe naho uri. Ndabizi hari abameze neza, hari abahagaze neza. Nari ngiye kuvuga terme kera bajyaga bavuga ngo bahagaze bwuma, bafunze bukwasi. Abo ngabo barahari pe. Ariko noneho turashaka gufasha na wa wundi ukishakisha, haba mu mitekerereze, haba mu myumvire, haba mu mikorere, yaba ari umukobwa se cyangwa ari umugore ari mu rugo, ariko hakaba hari ibintu ariho agishakisha kwiyubakamo mu buzima bwe. Uyu munsi ndagira ngo mvugane namwe. Muri abantu bakomeye, muri abantu b'agaciro. Haleluya. Kandi Uwiteka arabishimira, yabaremye kubw'umugambi. Uri umuntu udasanzwe. Haleluya. Wowe mukobwa uri kunyumva uyu munsi, ndagira ngo mbwira ngo namahirwe kuba ugifite ababyeyi uyu munsi wenda bakwitaho. Papa mama barakwitaho, bariyuha icyuya kugira ngo ujye ku ishuri wige, barakora byose bishoboka kugira ngo baguhe umurongo w'ubuzima. Ni ukuvuga ngo baguhe impamba wenda y'amashuri se n'ibyo byose bindi bashoboye gukora. Ni byiza cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo bagufasha nicyo, ariko ntabwo ari bo bazagena imitekerereze yawe. Haleluya. Ntabwo ari bo bazagena attitude yawe, uburyo wumva ibintu, uburyo ureba ibintu. Ntabwo ari bo bazabigena. Ntabwo ari bo bazagena uburyo uzahitamo kuvuga. Ntabwo ari bo bazagena uburyo
uzipackaging cyangwa uburyo uzamera uko ugaragara, uko uhagaze, haba mu bumenyi, haba mu byiyumviro, haba mu buryo nyine bwa wa muntu w'imbere. Ntabwo ari bo babihitamo, bakora ibyabo, barakurera, bagutoza imico myiza, bakagushyira mu mashuri ukiga, wasohoka ugakora wenda. Ariko noneho ndagira ngo nkubwire ngo hari nawe uruhare rwawe nk'umukobwa uyu munsi uri mu rugo iwanyu, ukiri mu maboko y'ababyeyi bakirera, bakitaho, bacira hanikubite, sheri, shushu, sheri wa papa na mama. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe kigera ukava mu maboko yabo, kandi igihe uvuye mu maboko yabo nicyo gihe cyo kugira ngo noneho ubuzima bwawe bugire igishushanyo mbonera cyangwa structure ifatika igaragara iyo umuntu uwo uri we, uhereye ku gihe wavukiye no kuzageza n'igihe ubuzima bwawe buzarangirira. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, hari uruhare ugomba kugira nk'umwana w'umukobwa mu buzima bwawe. Yego, yes, ntabwo uzahora udependinga kuri papa na mama buri gihe, kuko igihe kizagera ukure uve mu biganza byabo, cyangwa n'uyu munsi tuvugana ushobora kuba wavuye mu biganza byabo mutakiri kumwe. Kandi noneho ntabwo ari automatic yuko uvuye mu biganza bya papa na mama uhite winjira mu biganza by'umugabo ngo ushatse urugo nawe akomereza aho ngaho. Ahubwo hari igihe kiba hagati aho ngaho cyo kwidiscovering, yes, cyo kwisobanukirwa, cyo kwimenya, cyo kwishakisha, cyangwa kuvuga ngo ubundi ndi buntu ki, cyangwa se ibi nibyo nshaka ko nzajya mgenderaho mu buzima bwanjye, nibyo nshaka ko nzajya menyerwaho, nibyo bindanga, nibyo bingize. Haleluya. Rero urwo ruhare ndimo mvuga ufite mu buzima bwawe uyu munsi, ubwo ndavuga abakobwa, ariko byumvikane ko umukobwa kenshi bisoza abaye umubyeyi, bisoza ashatse akinjira mu rugo akaba umugore. So ibyo yari afite akiri umukobwa ahangaha, byiyumviro afite, imiterere ye uko ameze, ni nako akomeza akajya no mu rushako no mu rugo agakomeza kuba ameze kuriya. Rero ndagira ngo uyu munsi tuvugane, dushyireho urufatiro, dushobore kwikoraho hakiri kare tutari twanagera hariya muri ruriya rushako, kugira ngo bizarusheho kuba ari byiza cyane. Haleluya. Ikintu cya mbere rero ngusaba, cyangwa nshaka kuvuga ko twigira kuri aba bakobwa ba Zelofehadi, ni ikintu cyitwa gusobanukirwa uburenganzira bwawe nk'umwana w'umukobwa. Haleluya. Murambabara gato. Sobanukirwa uburenganzira bwawe, umenye yuko kuba uri umukobwa ntabwo buri gihe ari uko papa zaba ahari ngo abe ari inkingi wegamiyeho, cyangwa mama we ahari kugira ngo abe ari inkingi wegamiyeho. Ahubwo umenye yuko Imana yakuremye kubera ko ugomba kubaho. Haleluya. Yes, ugomba kubaho. Niba bagihari Imana ishimwe, ariko batanahari ubuzima bwawe bugomba gukomeza. Ugomba gusobanukirwa yuko buri gihe utariho utabayeho kubw'imbabazi z'abandi bantu. Yes, ntabwo ubayeho kubera imbabazi z'abandi bantu, ntubayeho kubera amaboko y'abandi bantu, ntubayeho kubera support y'abandi bantu, ahubwo ubayeho kubera uri wowe. Imana yakuremye ibihisemo, ibishaka. Icyo ngicyo ugomba kukimenya, kandi ntugomba kubaho nk'umuntu ubereyeho undi muntu, ahubwo ugomba kubaho nkawe. Sibyo? No kuvuga ngo twikuremo iyi mitekerereze yo kuvuga ngo nimba mvuye mu maboko ya papa ngiye mu maboko y'umugabo niwe ugiye gukomerezaho data yarageze, mbese hagati aho ugasanga wowe ubwawe nta buzima ufite. Mbere yo gushaka hari ubuzima, mbere yo guhura n'uwo mugabo uzashakana hari ubuzima. Ugomba kuba hari ikigero cy'ubuzima cyangwa standard of life uriho wowe nk'umwana w'umukobwa. Hanyuma wagera mu maboko y'umugabo, mwamara kubaka urugo, ubuzima bugakomereza aho ngaho, ariko hari ahantu bwatangiriye. So menya uburenganzira bwawe, sobanukirwa yuko hari ibyo wakora nawe ku giti cyawe rwose ukavamo umuntu muzima wifite. Yes, wakwigira, hari icyo wakora, hari uburenganzira ufite nk'umukobwa. Ufite uburenganzira bwo kubaho, ufite uburenganzira bwo kwiga, ufite uburenganzira bwo kwivuza, ufite uburenganzira na ya masomo yandi bavugaga kera ngo arakomeye, nta mukobwa wasangaga izo domaine nta bakobwa bazirimo. Uyu munsi byaragaragaye yuko bishoboka, umukobwa ashobora kubikora. So ufite access to finance, ufite ibintu byose bishoboka byagufasha
kuba uri we cyangwa se byagufasha kugira ubuzima bwawe bube ari bwiza kurushaho. Rero aba bakobwa nkuko bicaye bakavuga bati niba turi abakobwa ntabwo ari twe twabihisemo, ariko dufite uburenganzira kuri gakondo ya data. Nawe ndasabye kugira ngo aho uri ikigero cyose waba urimo usobanukirwe uburenganzira bwawe, usobanukirwe yuko you have a life to live. Ufite ubuzima bwo kubaho, ugomba kubaho. Ntabwo ubayeho ntabwo uri muri transit y'ubuzima. Ntabwo ubayeho nk'umuntu ufite uwo ategerereje. Ntabwo uri ahantu ho gutegerereza, ahubwo baho muri ubwo buzima ukirimo bw'ishuri, bwishimire. Baho muri ubwo buzima urangije kwiga, uri mu gihe wenda cyo gukora se, cyangwa muri iyo time uyubake. Gira ibintu ukora mu buzima bwawe bihindura cyangwa bigutegurira nuko nejo bundi nugera mu rugo uzakomereza aho ngaho warugeze. Haleluya. So n'abakobwa navugaga rero tumenye uburenganzira bwacu, dusobanukirwe, umenye ko utariho kubera imbabazi z'abandi bantu, ahubwo uriho kubera wowe. You can do it, you can make it. Hari icyo wakora, hari ikintu washobora gukora kandi ukakigeraho, hari ukuntu wakwiyubaka kandi bigakunda. Haleluya. Ntabwo ari buri gihe yuko uzategereza ngo nimbona umugabo nibwo bizagenda gutya, nimbona umugabo nibwo nzagira. No, start, tangira aho uri hakiri kare, usobanukirwe yuko ufite uburenganzira kandi wabishobora, nubwo waba udafite umuntu wari we wese wegamiyeho. Aba bakobwa rero ikindi kintu nabigiyeho nuko bigiriye icyizere. Yego, nawe ugomba kwiga kwigirira icyizere. Buriya baricaye baraganira, barireba, baravuga se ko nta muhungu dufite muri iyi nzu, data akaba yarapfuye. Ese nitutunguka kwa Mose biragenda gute? Ese umutambyi Eleyazari ubundi araza kudusubiza iki? Bamaze kubiganira, ibyo ari kubaca intege ni byinshi. Bari no kwicara bakavuga bati reka da, ntabwo ari twe tujye gukora ishyano, ntabwo ari twe tujye kuba bambere muri iki gihugu bo kujya kuburana gakondo. Ariko byose babicamo barabicoca, niko mu Kinyarwanda bavuga. Bariyemeza, baravuga ngo no, tugomba kubikora, tugomba kwigirira icyizere. Bigiriye icyizere, baravuga ngo natwe turi abantu, natwe turi ibiremwa, nubwo tutari mwe turi abahungu ariko turi ibiremwa. Nawe rero ndagusaba kugira ngo wigirire icyizere. Urashoboye. Haleluya. Witekereza ko buri gihe ugomba kuba ufite umuntu udependingaho. No, hari ibyo washobora kwikorera wowe ubwawe. Iyizere, izere ubushobozi buri muri wowe. Izere yuko bitangirana naho uri. Nimba uyu munsi urimo kunyumva ukiri umukobwa, uri umunyeshuri, uri ku ntebe y'ishuri, ndagira ngo nkubwire ngo wigirire icyizere. Nkubwire ngo imbere yawe hari abandi benshi bashobora kuba barabikoze bigakunda cyangwa bikaba byarananze, ariko wowe uharanire kugira ngo uzane impinduka, uharanire kugira ngo hagire ibintu bidasanzwe bishobora kuba byabaho mu buzima bwawe ndetse bikabaho no mu muryango wawe, kubera wowe, kubera kwitinyuka, kubera kumenya cyangwa kwigirira icyizere. Haleluya. Icyizere rero kigomba kuzana n'imyumvire yawe, your attitude. Ese urabikora kubera ko abandi babikoze? Ese ubirimo gusa kubera ko wasanze ariko bigenda, cyangwa se hari inzozi ufite, hari ikintu, hari icyerekezo runaka, hari ukuntu wumva witekerezamo uvuga uti nubwo ndimo ndiga uyu munsi ariko ndimo kwiga, mfite gahunda, nindangiza kwiga nzakora ibi. Haleluya. Ndagira ngo wirinde amajwi aguca intege akubwira yuko bidashoboka, akubwira yuko ari ntacyo wageraho. Birashoboka ko waba unakomoka wenda no mu muryango uteye nk'uyu nguyu wo kwa Zerofehadi, aho nta musaza wawe uhari, utazasubira inyuma ngo ujye kubwira ngo byananiye ngo gufata ukuboko. Birashoboka ko waba ukomoka mu muryango wenda ari nawe wenyine usigaye, ari wowe mizero y'umuryango wawe. Wenda se uri imfubyi, wenda se ababyeyi ntabahari, cyangwa se hari ukuntu byagenze. Ariko nagira nkubwire ngo n'aba bakobwa bari bafite condition, hari situation bari barimo, ariko ntago bemeye ko ibaherana, ahubwo bigiriye icyizere, barahaguruka bajya kwa Mose, bajya gupresentinga urubanza rwabo. Nawe ndagira ngo wigirire icyizere, wibwire ngo uko bimeze kose ariko ndashoboye, uko bimeze kose ariko nzabikora kandi bizakunda. Haleluya. Shoko kuba ugifite imyumvire ko bakubwiye ko ntacyo uzageraho. Shoko kuba hari umuntu wakuze akubibamo imbuto mbi, avuga ngo ubu se ni wowe ugiye kuzakora ibitangaza mu muryango w'iwanyu, kubera ko wenda abandi babikoze bikanga cyangwa bitakunze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka, kandi byose bitangirana nawe, bitangirana n'imyumvire yawe, bitangirana n'icyo witekerezaho, bitangirana n'icyizere wifitemo wowe ubwawe. Haleluya.
Yes, so believe in yourself, girira icyizere, wumve yuko bishoboka kandi biraza gushoboka. Ahangaha rero ntabwo ari abagore gusa, abakobwa gusa mvuga, ahubwo n'abadamu namwe birashoboka ko urabona ukuntu abantu benshi bagiye barerwa mu by'ukuri twagiye dukurira munsi cyangwa mu mutaka w'abandi bantu. Kenshi na kenshi mu bihe bitambutse wasangaga umuntu yiga amasomo cyangwa agafata umurongo runaka kubera ko ari ababyeyi bawuhisemo, kubera bavuze bati ibi nibyo bigezweho, ugomba kwiga amategeko, ugomba kuba umuganga, ugomba gukora ibi, ugomba gukora biriya, bakaguhitiramo wowe tari wagira uburyo bwo gutekereza nyine ngo wumve ngo ndashaka iki cyangwa bimeze gute, ukaba warisanze muri situation imeze gutyo. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro naho uri uyu munsi, nubwo uri umudamu wenda wacishishije amashuri, nubwo uri umudamu wenda uyu munsi wicaye udafite akazi wenda kubera iyo zigzag nyine y'ubuzima ukuntu byagiye bigenda. Ndagira nkubwire ngo wigirire icyizere, it's never too late. Ntabwo byari byakererwa ku buryo nta kintu ushobora gukora, ntibirakererwa ku buryo nta kintu cyashobora guhinduka ubuzima bwawe. Reka wigirire icyizere kandi icyo cyizere kizaguha imbaraga zo gutangira gutekereza mu buryo bwiza, kiguha imbaraga zo guhaguruka no gutinyuka gutera intambwe. Haleluya. Ikindi rero ngira ngo mvuge ni ikintu cyitwa kugira intumbero. Ubuzima bwose budafite intumbero mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye yuko ugira imbaraga zituma uhatana cyangwa ushaka gukomeza gukora no kugira icyo wageraho. Rero ndagira ngo nkubaze, ese ubuzima bwawe ubundi ubufitiye iyihe gahunda? N'umwana w'umukobwa ndimo kukubaza, ushobora kuba wiga cyangwa warangije amashuri, uri aho ngaho urimo gukora, ariko ubuzima bwawe ubufitiye iyihe gahunda? N'ikihe cyerekezo? Niki ushaka? Haleluya. Uriga kugira ngo bigende biti? Kubera ko byabayeho nawe wisanze mu ishuri urimo kwiga, hanyuma nurangiza kwiga ufite iyihe gahunda, bizagenda gute? Cyangwa se niba wararangije ukaba urimo gukorera amafaranga, what are you using your money for? Amafaranga yawe urimo yakoresha iki? What are you planning? Urimo guteganya ibiki? Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ese numara kwiga, niba wararangije kwiga urimo urakora, ese gahunda zawe zo kubaka ubuzima bwawe zimeze gute? Ese ufite igihe wumva witeguye kuzashaka mu myaka runaka? Hari umuntu uvuga ati jewe ninangiza kwiga nzakora akazi kumara igihe kingana gutya, nubaka ibi nubaka biriya nkora ibi, hanyuma mu myaka nka 30 se 25 n'itandatu n'irindwi gutyo nzaba ntangiye kuba natekereza ku bintu byo gushaka. Ufite gahunda wa mukobwa we? Ufite gahunda kweli? Yesu ashimwe cyane. Impamvu nimo kukubwira ngo ugire gahunda kandi ugire intumbero, kubera ibi bintu, kubera surroundings cyangwa ibintu bituzengurutse n'ubuzima dukuriyemo n'ukuntu tubayeho, usanga kenshi ubuzima bwacu busa nkaho butari defined, budafite umurongo, nyine ugendana n'ibije. Urabyumva? Iyo udafite gahunda rero wihaye ngo uvuge ngo mu gihe kingana gutya ndashaka kuba nkora ibi, nimba ari byo wihaye ukavuga ngo ni ikinerekejeho kandi ntuhindukire ngo ujye muri biriya. Ahangaha bijya bikunda kugaragara cyane aho abakobwa baterwa inda bakinjira mu rushako batabyiteguye, kubera habayeho icyo kintu kije, habayeho icyo kintu gitunguranye cyo kuvuga ngo aratwite ari muri 6e secondaire, aratwite ari mu wa 5 secondaire, ariko nta kindi gisubizo agomba gushaka. Ukabona ugiye mu rushako utarubyiteguye kubera circumstance, kubera ibintu bibayeho, ariko mu by'ukuri uraramutse uteguye neza ukagira intumbero y'ubuzima bwawe, hari ibintu bimwe bitagutungura, hari ibintu bimwe bitapfa kuza ngo bipfe guhindura gutyo icyerekezo wari urimo uganamo ngo nawe wemere ubikurikire. Ahangaha rero murabizi ubuzima bw'abantu benshi burahapfira, kuko urumva icyo gihe ucicikije ishuri ukajya mu byo utari ubyiteguye, uburabikonjera mu byo kubyara, kugira ngo uzongere kubihagurukamo wongere usubire ku ishuri biragora. Hari ababishobora, hari ababikora, ariko biba bigoye. Kandi no kuvuga ngo hagati aho hari igihe uba waratakaje, yes, hari ibintu biba bitagenze neza nk'uko byagombaga kugenda, bigatuma ibyari kuba byaraje ari nka nimero ya 3 bikaza ari nimero ya mbere, mbese haba habayemo ibintu by'uruvangi byo gucangacanga. Ariko nugira focus, ukagira intumbero, buri gitondo ubyuka ariyo werekejeho amaso, buri munsi uba ubisuzuma ureba ngo mbese bigeze hehe, ngejeje nkora, ngeze kuki nkora. Rero ndabasabye, ndabinginze mugire intumbero, abakobwa ndetse n'abamama. Ahangaha
ndagira ngo mvuge ngo mugire intumbero. Birashoboka ko waba warisanze muri iyo mibereho, ukaba waragiye mu rugo cyangwa se ukaba umumama prematurely mu buryo utari witeguye mu gihe kitari cyakageze kubera wenda ikintu kimwe cyangwa ikindi, ariko nimba warahageze uyu munsi ukaba wicaye urimo urandeba, urimo unyumva, uvuga uti uyu mupasiteri arimo aravuga ngo ngire intumbero, ubu se ndatangirira he? Dore imyaka mfite, dore abana banyicaye iruhande, dore ntago nigeze ndangiza amashuri, dore nta kazi mfite, dore ubuzima ukuntu bumereye. Ndagira nkubwire ngo naho ngaho uri watangira. Wakumvise? Naho ngaho uri nuko kuntu bimeze uyu munsi watangira. Yes, haracyari amahirwe. Kuva ugifite ubuzima, kuva ukiriho, watangirira aho uri, ugatangira ugashaka gukosora nyine ibyo ngibyo bitagenze neza. Wisanze mu rushako uri mutoya, utararangije amashuri, hari ibintu bitagenda, hari ibyo udasobanukiwe, hari ibyo ubona utazi ukuntu wabigenza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri urwo ruvange rw'ibyo bintu haguruka. Sibyo? Tangira utekereze icyo ushaka noneho mu buzima bwawe, kubera ko kenshi wabaye driven, warasunitswe na pressure y'umuryango, pressure y'umuco y'ukuntu tubayeho, ukaba wisanze mu bintu. Ariko biracyashoboka. Niba urimo kumva rino jambo, ndagira ngo wongere utekereze neza, subiza ubwenge ku gihe, uvuga utari ko nshobora gutangirira aha ngahandi, gatangira nkagira focus, gatangira nkagira ibintu nshaka kugeraho, kandi birashoboka. Ndakubwiza ukuri. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nyuma yo kugira intumbero, ndashaka kuvuga ikintu gikomeye cyane, ingingo ikomeye ku bakobwa no ku bagore. Ndashaka kuvuga ikintu cyo kwikunda. Haleluya. Yego, ndagusabiye aho uri hose, uko umeze, ubushobozi bwose ufite, uko uhagaze, uko ariko kose, ndagira ngo wikunde. Ikunde mukobwa, ikunde mugore. Mbere yuko ujya gushaka approval ku bandi bantu, ngo bakubwire ngo urasa neza, ngo bakubwire ngo urashoboye, ngo bakubwire ngo wambaye neza, ngo bakubwire ngo bikore wowe ubyikorere. Byuka mu gitondo wirebe mu ndorerwamo, uvuge ngo uri mwiza, uvuge ngo urashoboye, uvuge ngo yes, wibwire amagambo ayo undi muntu wenda udashobora no kuzabona ubikubwira. Ariko iyo wamaze kubyibwira, wamaze kubyiyemeza, ubuzima bwawe buba bufite haba harimo impumuro nziza wamaze kwishyiramo wowe iyo kwikunda. Impamvu ndi kuvuga bino bintu rero, usanga abagore n'abakobwa ari abantu kenshi bari vulnerable, ukuntu bahora bategereje ko hagira undi muntu uza kumukorera ikintu, aze kukubwira ko agukunda, aze kukubwira ko uri mwiza. Ni byiza tubafite, Imana ishimwe, ariko niba batanahari se uzakomeza kubaho aho ngaho hagati kugeza ryari? Ndagira ngo nkubwire ngo byose bitangirana nawe. Ni wikunda bituma wiyitaho, kandi kwiyitaho mvuga this time ntago ari kwiyitaho k'umubiri gusa, nubwo nabyo ari byiza. Kuba wisize, kuba usa neza, wakoze ibyo ugomba kwikoraho byose, ariko noneho kwiyitaho cyane muri emotions, mu marangamutima yawe, mu buzima bwawe bw'imitekerereze, mu mibereho yawe yo mu mutwe wawe. Ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu dukunda kwibagirwa, ni ibintu tutajya twitaho, ni ibintu tutajya tumenya ko binariho. Ariko n'ukuri ukuntu urushaho kugenda ugira imvune zo mu mutima, ugira ibikubabaza byo mu mutima, uzi ko ugenda utakaza uburyohe bw'ubuzima, ugenda utakaza test y'ubuzima, ukumva kubaho nta kintu bikikubwiye, kubera ko hari umusore runaka wakubwiye ngo uri mubi, kubera ko hari umusore runaka mwa breakings up waguteye indobo, cyangwa umubano wanyu warangiye, ukagenda ukaba depressed, ukishira ahantu ukavuga ngo nta kindi kintu cyiza ndimo kubona birutwa nuko napfa. No, hoya, ubu nguwo se niwe muntu ugize isi yose? Nimba yagiye, nimba bitakunze, kada ntago wapfuye, ntago ari iherezo ry'ubuzima. Love yourself, ikunde, ukomeze wiyiteho, wange kuba depressed, wange ako gahinda gakabije ke kuguherana, ahubwo ushakishe uburyo wita ku buzima bwawe bwo mu mutwe n'umubiri wawe, kubera yuko iyo udahari n'ibyo bintu byose wiha byo kuba turi abanyanshingano, twakoze aha, twakoze hariya, twakoze ibi, twakoze biriya, abantu bose ni twebwe tubareba, abana wowe ubareba, umugabo ni wowe umwitaho, byo mu rugo byose biri ku mutwe wawe, harya wowe uzibonera umwanya ryari? Yesu ashimwe. Wowe uzibonera umwanya ryari wo kwiyitaho, wo kwicara basi ukanatekereza?
ukwicara basi ukanavuga utari ku bundi, what is the purpose of my life? Ndi hano muri uru rugo yego, ariko se bimeze biti? Ndimo ndagana hehe? Icyerekezo cy'ubuzima bwanjye ni ikihe? Taking time for yourself, yo kwitekerezaho, yo kuba wasohoka. So utegereje ko bazagusohokana buri gihe, niba badahari ngo bagusohokane bizagenda gute? Ugomba kugira nawe umwanya wawe nkawe, ukiyitaho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Igirira isuku, mesa imyenda, nubwo waba ufite udukanzu tubiri cyangwa kamwe. Ubwo se wagira ngo wowe wa mbere bibayeho? No, hari abantu benshi banyuze muri ubwo buzima akamesa nijoro, mu gitondo akambara, ariko uyu munsi hari ahantu bageze kubera iki? Bakomeje kwikunda. Ntabwo baciwe intege niyo situation barimo ako kanya, ahubwo barayakiriye, bamenya n'ukuntu bagenda bayitwaramo. Akamesa nijoro, mu gitondo akambara. So hamwe na dukeya ufite birashoboka ko wakwikunda. Yesu nashimwe cyane. Uwo n'umukobwa navugaga. Rero ku badamu natwe hari ukuntu tubaho ubuzima bwacu ariko dusa nkaho tububereyeho abandi, ugasanga ibintu byose na abandi baza mbere yawe, wowe ukiyibagirwa. Cyane cyane hari imyumvire tugira yo kuvuga ngo niba nageze mu rugo, niba nabonye umugabo, niba narongowe, nagezeyo, there's no need, nta yindi mpamvu yo kugira ngo nigore nirushye. Abari bafite imisatsi bakayikata kenshi, ntabwo mvuze ko bose wenda bayikata kubera izo mpamvu, ariko ugasanga aribwira nyine ko yashyitseyo nta kibazo. So agatangira kurya uko ashatse. Ubwo urabyumva iyo mvuga ngo kurya uko ashatse, no kuvuga ngo ibiro biragenda bikaba byose, ugasanga ntago akiyitayeho, ntago akizi kwambara ngo yambare neza, ngo ase neza, mbega rata ngo mubone na ubone ko ari umuntu nyine urimo ubuzima. Ugasanga yariyibagiwe, yashyizemo igitambaro mu mutwe, yakenyeye igitenge, ari mu rubyaro. Kubyara ni umugisha, Yesu ashimwe cyane. Ariko ushobora kubyara ukaba ufite abana, ariko ugakomeza ukaniyitaho, ugakomeza ugasa neza, ugakomeza uri kuri aramode, wa mugani nk'ukuntu twajyaga tubivuga. Rero ibyo bitekerezo wifitemo byo kuvuga ngo nageze iyo njya nawe ninde se wandeba, ariko se ubone se uwo mugabo muri kumwe we naga ari umuntu? Yesu ashimwe cyane. Kuki wumva ko ari buzakomeza areba ibitambaro byo ku mutwe, areba ijipo zangarukiye itorero n'ibindi byose urimo gutekereza muri wowe? Why don't you want kumwereka ubwiza bwawe? Kuki udashaka ko we akomeza kubona ibyiza? Yesu ashimwe. Urabiza amaso ntago apfundikiye, arareba. So azaza mu rugo asange wambaye igitambaro, asange wambaye ingarukiye itorero. Hano urabizi hanze ahangaha hari abantu bakikunze, hari abantu rwose biyemera cyane, bazi neza agaciro k'ubuzima bwabo, barambara, baracya, bafite ukuntu bameze, baraka. So wowe nava mu itara akaza mu mwijima, uribaza ku mwijima azawubamo inshuro zingahe? Iyo ni ihurizo nkushizemo. Rero ndagira ngo nkufashe kandi nkwinginga ngo gerageza wikunde, wiyiteho. Ziriya nshingano zacu ntabwo zijya zishira, zo mu rugo ntabwo zishira, ni routine. Buri kwezi urahaha, buri kwezi wishyura inzu, buri kwezi nimba ugikodesha kuba zifite Imana ishimwe, buri kwezi wishyura, hari ibyo wishyura amazi, ugura umuriro, ugura inyanya, ugura ibitunguru, ibyo bizahoraho. Ariko noneho wowe, how about you? Wowe wishyize hehe? Wowe uragaragara hehe? Hari igihe kiba gikwiriye ko ufata ukaba off ibyo bintu byose, ugasanga aho ugiyibagisha gatoya, nawe ugafata umwanya ukagenda ukiyitaho. Yesu ashimwe. Hari uburyo bwinshi bwagufasha kuruhuka. Haleluya. Ushobora kujya ahantu wenda n'inshuti zawe niba ubafite bazima, reka bari ko mbivuga, mukajya ahantu mukaganira, mugafata akantu, mukaruhuka. Ayo ma stress duhora twifunzeho, twifasheho, ntabwo bijya birangira. So out of it all, hagati aho ngaho muri ibyo ugomba nawe kwishakira umwanya ukiyitaho, otherwise uzaba depressed, otherwise uzanga ubuzima, uzatangira kubihirwa kandi nta kintu mu by'ukuri wabuze, ariko wananiwe kwishakira umwanya wawe. Haleluya. Kujya muri sauna si icyaha, kuba wakora massage si icyaha, kuba wafata time ukiyitaho rwose ntabwo ari icyaha. Take yourself to the restaurant. Genda wicare, hamagara inshuti yawe, umwe cyangwa babiri, mwicarane musangire, sohokaho gatoya, va muri
iyo ntabyita gute, va muri iyo cycle. Yego, iyo routine ya buri munsi, wajya ku kazi, wajya mu rugo, ahangaha rero munyumve neza, ntabwo ndimo mvuga ngo ndimo nshaka kurarura abantu, ariko ndashaka gufasha ba bandi batarabisobanukirwa, bataramenya ko nabo bakeneye umwanya wabo nk'abantu wo kwiyitaho. Nkubwire ngo niyo mpamvu uhora uri stressed, niyo mpamvu uhora wumva urushye, niyo mpamvu uhora wumva byagucanze, kuko ni uruvange rw'ibintu. Mu mutwe wawe harimo ibintu byinshi, imbere yawe hari ibindi biza byinshi bitari wowe, ariko se igihe uzaba wananiwe, wamaze kwikubita hasi, umubiri wawe wabaye deprime kubera ibyo bintu byose uhoramo, bizagenda gute? Uzaba ugishoboye kubikora? Izo nshingano zose uzaba ugishoboye kuzikora? Dore nkwereka ukuntu bijya bigenda. Urumva ibyo bintu byose biragenda bikazana stress mu buzima bwawe. Hari abantu iyo bari stress barya cyane, iyo uriye cyane urabyibuha, iyo ubyibushye ni ikimenyetso cya attracting indwara zitandukanye, bivuze ko haba hari na risk yuko wabura ubuzima bwawe iyo udashoboye gusobanukirwa neza. Hari emotional stress, hari physical stress, hari byinshi biza bikaguteraniraho. Nk'umugore ugasanga rimwe ukazagwa nk'igiti cy'umutumba. Rero mbere yo kugwa nk'igiti cy'umutumba, mbere yuko uba depressed, ndagira ngo nkwibutse kandi nkubwire, nkusabe ngo have time for yourself. Look beautiful, sibyo? Iyiteho rwose. Don't let yourself go. Wivuga ngo byararangiye, nta kintu cyarangiye. You still have a life to live anyway. Kandi nta nubwo ari kuvuga ngo bikore kubera umugabo wawe. Do it for yourself. Bikore ku bwawe. Yesu nashimwe cyane. Ukora icyo twumva ko ibintu byiza byose tugomba kubikora tubikoreye abandi. Start with yourself. Tangirana nawe. Ibi ngibi njya mbona hari ukuntu abana, hari ukuntu wabwira uti clean your room, cyangwa mukore iki cyangwa mukore kiri, akakubaza ngo hari abashyitsi dufite se? Ntababwira no, ntago ukora ibintu kubera ko hari abashyitsi, ubikora kubera wowe. None se ni wowe ukeneye kwicara ahantu hadakubuye? Ni wowe se ukeneye kwicara ahantu hatameze neza? No, ntabwo ugomba kubikora kubera ko hari ugiye kuza, ubikora kubera wowe. Abantu benshi rero ukuntu tumeze, tuzasa neza kuko dufite abashyitsi, tuzazana ya masahani mashyashya kubera haje abashyitsi, tuzasasa ya mashuka meza kubera haje abashyitsi, ariko se kubera iki tubyiyima? It has to start with us. Bigomba gutangirana nawe. Hallelujah. Wa mugore we uri kunyumva, uyu munsi tangira wishyire imbere. Ntakubwiye ngo wizamure, ntabwo ngo uve mu bitereko byawe no mu mwanya wawe, ariko itekerezeho nshuti yanjye, izirikane, kuko you may not have somebody to do it for you. Therefore ugomba kwishakamo imbaraga zo kubyikorera kugira ngo ubashe gusustaininga ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Udakenyutse, udashaje imburagihe, utatangiye kuzana iminkanyari kandi utarageza n'imyaka yayo. Utatangiye kuzana, reka ndekera aho ngaho. Hallelujah. Kuri iyo ngingo ndabasabye mwikunde, ndabinginze ni mwikunde, ariko mu buryo bwiza. Kwikunda rwose ntabwo bikubuza kuba ukiri umugore utimaje w'umutima mu rugo utuje, ahubwo bigufasha kugira ibintu byinshi bigenda biririvinga mu buzima bwawe, kugira ngo urusheho gutanga umusaruro no mu byo ukora, haba mu rugo rwawe, haba mu kazi, ndetse n'ahandi hose, n'izindi nshingano zose ufite. Ikindi kintu rero nkusaba, ndagira ngo mvuge ngo gerageza utere intambwe. Hallelujah. Gerageza utere intambwe. Aba bakobwa baratekereje, ariko ntabwo batekereje ngo bicare, ahubwo bateye intambwe basanga Mose. Ndagira ngo nawe utere intambwe, ugire ikintu ukora. Ndagira ngo utere intambwe, ugire ikintu ugerageza. Hallelujah. Niba ukiri umukobwa, ndagira ngo nkuvanemo ya myumvire y'abantu bavuga ngo umukobwa uteye imbere ngo abagabo baramutinya, ibyo ngibyo bigatuma ukora, ariko ugasanga amafaranga wakoreye nta kintu gihari kifatika kigaragara. Ntabwo ushobora kugura ikibanza, ntabwo ushobora kugura inzu, ntushobora kubaka, uratinya, uravuga ngo ngo nzaba ngaragara nk'umukobwa w'ingare. Sinzi ukuntu bakavuga aho ngaho. Hari ukuntu cyane cyane muri wenda mu Rwanda niho nzi, abagabo cyangwa abasore iyo batereta akabona umukobwa ufite amafaranga uteye imbere nyine wihagazeho, hari ukuntu bagenda bamukatira, ugasanga abakobwa nabo bagize icyo kintu cyo kwitinya no kuvuga ngo reka da, nubwo mfite amafaranga ariko nta kintu nakora, nubwo mfite amafaranga ariko nta terambere nageraho. Kubera iki? Ni kwa kundi nyine twamenyereye ko ubuzima bwacu tububayeho kubw'abandi. Ariko ndagira ngo mbwire ngo tangira ukore, invest in yourself. Kora ibikorwa bitera imbere, kora
gira ibikorwa wubaka biguteza imbere. Haleluya. Ntabwo wategereza ngo uzubaka cyangwa uzagura inzu ariko umugabo waje kandi ufite amafaranga uyu munsi wikwicara ngo wumve ko ari sawa. Yesu ashimwe cyane. So n'abagore nabo turi mu mago wicaye mu rugo wisanze nyine ari uko byakugendekeye, so nta kazi ufite, nta kintu ushaka kugerageza, uravuga ngo akazi karabuze, uravuga ngo ngo byaranze. No, nimba hari ikintu kimwe, bibiri, bitatu, bine, nibishaka biba ari 10 wagerageje bikanga, ariko haracyari ibindi washobora gukora bigakunda. Si ngombwa yuko ujya ahantu runaka ngo baguha akazi, ariko ushobora guhanga imirimo yawe nawe ugakora. Kubera ko nubwo uyu mugabo arimo gukora, nubwo afashe urugo rwose ukabona ari sawa ari amahoro, ariko ndagira nkubwire ko hari ibyago bidateguza, ndagira nkubwire ko hari ibintu biza bitunguranye mu buzima. Ese uyu munsi abaye atagihari byagenda gute? Yesu ashimwe cyane. Ndasaba rero kugira ngo rwose uhaguruke, utinyuke, ugire ibintu ugerageza. Yesu nashimwe. Reka tukuba babakobwa bicara bagakubita umubare ugasanga n'abasenga yemwe akazana liste yanditse ngo ndashaka ngo umugabo ngo wize, ngo ndashaka umugabo ufite imodoka, ndashaka umugabo ufite akazi keza, ndashaka umugabo ufite inzu. Ni byiza, ariko wowe ufite iki? Yesu ashimwe. Wowe ufite iki? Wibuke yuko uyu mugabo arashaka umufasha, ntabwo ashaka uwo azafasha. Wakumvise? Yes, he's looking for a helper, not somebody to help. Rero nimba wicara iyo liste yawe ikaba ari ndende y'ibyo ushaka kandi wowe ntacyo ufite, n'amashuri wanyu barakurihiye wanze kuyiga, wigize ikirara, wirirwa haleluya. Imyumvire igomba guhinduka, imitekerereze igomba guhinduka. Nimba ushaka umuntu mwiza nawe ugomba kuba uri mwiza, nimba ushaka umuntu hari icyo afite nawe ugomba kuba hari icyo ufite. Reka tureke ibi bintu byo gutekereza byo kumva ko uza dependinga buri gihe. Kukise arimo arakora ukora iki mbese? Uyu muhungu uvuga ushaka we arimo arakora wowe ukora iki? Ugenda bagutuma kwiga ntujyeyo, ukagenda ukakwepa ugatekereza ngo uzaza ujye kunyunyuza imitsi y'umuntu we watanze umwanya we mu gihe wowe wari urimo kuwangiza. Ujye kudependinga ku muntu wakoze wowe wakarose, wasimbutse amadirisha, wasimbutse ibipangu, wagize gute? Rero ibi bintu bigomba guhinduka. Mukobwa rwose unyumva ubihindura imitekerereze yawe. Na mugore nawe wicaye mu rugo wakubise umubare byarakunze, waramubonye uwo muntu, ariko reka kwicara ngo utimaze ngo wumve ko byarangiye, kuko life can change, anything can happen. Gerageza nawe wigire, ushake kugira ikintu ukora cyateza imbere ubuzima bwawe, kigateza imbere n'umuryango wawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umugabo ubara rwose akeneye umufasha, ntabwo akeneye uwo afasha. Rero nawe gira ikintu wumva ufite, contribution yawe, icyo uzajyana muri uwo mubano, muri urwo rushako. Nibyo byiza, iyo abantu bahurije hagati bagafatanya biroroha, biba ari byiza cyane. Yesu nashimwe. Ikindi rero ndagira ngo ugire agaciro wongera mu buzima bwawe. Package yourself. Gira package runaka, gira impamba, gira ibintu wibikamo, uba wifitemo muri wowe, muri urwo rugendo rwawe rwo gukura werekeza kuzaba umugore, kuzashaka. Ngagira ngo niba ufite amahirwe yo kurihirwa ishuri uyu munsi, wige ubishyizeho umwete. Reka kujya gusinda, reka kujya mu biyobyabwenge, reka kujya kwigurisha, reka uburara, kuko urimo urangiza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Uyu munsi ufite ukurihira amafaranga, hari n'abatabafite. Urumva agenda agakora akamika nshongo yakoze ikiraka muri weekend kugira ngo kwambere ajye kwiga, ariko wowe urabafite barakurihira, ntabwo urimo kujya kwiga, urimo gukora ibindi bitari byo bagutumye. So ugifite igihe, ugifite umwanya, ugifite amahirwe, iga. Iyo ni impamba y'ubuzima, ihugure. Yesu ashimwe mu bintu byinshi bitandukanye. Gira ibindi bintu by'agaciro ugira, wiyunguramo ubumenyi bitandukanye kandi bizagutandukanya n'abandi bakobwa bari aha hanze, kuko turi benshi mu gihugu cy'u Rwanda rwose. Statistics ziranagaragara ko igitsina kobwa cyangwa gore ari benshi kuruta abagabo. So nutagira package igutandukanya n'abandi, utekereza ko uzavamo gute? Uzaviramo hehe? Haleluya. Gerageza wiyinvestingemo, wigiremo ibintu by'agaciro, wikorera, sibyo? Yego, gira ibintu rwose bidasanzwe ushyira
mu buzima bwawe n'abagore mbasaba kugira ngo bagire ikintu kidasanzwe nabo bagire package idasanzwe mu buzima bwabo. Yego, abantu bose babayeho mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo wowe ugire umwihariko wawe. N'icyo ufite muri wowe, nikiye kintu cy'agaciro ufite umuntu yabona akavuga ati iki ngiki ntagifite, hari cyahungabana mu buzima bwanjye. Yesu nashimwe. Nimba warageze mu rugo, gerageza urebe ibintu wahindura ubuzima bwawe, reba ibintu reba ukuntu wakwipackaging mu bundi budasanzwe butari ubumenyerewe rata, bitari ibya rusange. Uwo muntu uri special, uwo muntu udasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Ugira ikintu kidasanzwe ukora gihora gikoma kuri uwo mutima w'umuntu mubana mwubakanye, mugabo wawe mwashakanye. Yesu ashimwe. Niwumve utuje nk'umuntu wageze aho wajya, there's always something you can do. Hari ikintu washobora gukora ukiyungura, hakagira ibintu bihinduka mu buzima bwawe. Gerageza rero ugire ibyo ukora, ugire package idasanzwe wishyiramo, cyangwa wipackaging ukuntu kugutandukanya n'abandi cyangwa n'ibindi byose, kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Ahangaha rero nagira ngo nsabe n'abagabo nabo bafata abagore bakabishaza mu mago bakababuza gukora. Haleluya. Bafata abagore bakababuza gukora, ugasanga yamwishaje mu rugo, urimo uramuhemukira kandi urahemukira n'abana bawe. Uyu munsi hagize ikintu kikubaho ukaba utagihari, umuntu waramufashe waramwishaje mu rugo, atazi isaho igeze, atazi ubuzima uko bumeze, ese urumva byagenda gute? Ntago baba busize abantu mu isi batazi aho bavuye naho bagiye. Ndagira ngo rero izo mpamvu zo kwikunda cyangwa se cyaba kibigutera cyose rwose ubikureho, bireke. Uwo muntu uburenganzira akore, asohoke, abe exposed, amenye nawe uko ubuzima hanze buhagaze. Kubera rero ngira ngo mbwire n'abagore yuko ubuzima bwanyu budashingiye ku bandi, ahubwo butangirana nawe. Nimba ushaka umunezero, ni wowe wa mbere ugomba kubanza kuwiremamo, ni wowe wa mbere ugomba kuwushaka. Witegereza ngo uzanezerwa ari uko umugabo yakoze ibinezeza, natabikora se bizagenda gute? Uzahora uri umurakare mu rugo? No, ugomba kwishakamo umunezero. Ahangaha ngiye gutanga urugero. Niba umugabo wawe ari umuntu wenda kubera imiterere cyangwa uko yakuze, si umuntu ukunda cyangwa wamenye ibintu byo kugenda ngo yaciye hariya kugura ururabyo, yaciye hariya kugura gift, noneho ikaba ari anniversary yawe. N'urugero, wikwicara muri office ngo utegereze ko hari ururabyo ruza kuza, kuko urabizi neza ko rutari buze. You know your person, you know your man now. Urabizi ukuntu ameze ko ntabwo ari bugure. So aho kugira ngo utegereze n'umunsi uze kurangira wanarakaye wabyimbye, ahubwo wagerageza wowe contactinga amaduka acuruza ururabyo. Ndimo ndakugira inama nyamara kandi yakubakira. Ubahamagare wabwira uti ndashaka ururabyo rumeze gutya, bouquet niyi, wishyure. Nurangiza umubwira uti hani wanyuze ahantu runaka gutya na gutya, ukanzanira aga package kanjye kariyo. Azanyurayo agende aruzane, naruzana mufata ifoto. Sidukunda ngo postinga se, upostinge abantu bagire ngo ibintu byabaye, bagira ngo umuntu yakoze ibintu kandi ari wowe wamufashije, kubera urabizi ukuntu ateye ko bitazashoboka. Reka rero kwirakaza, reka kwitereka hariya ngo niba bataguhera ururabyo ngo nturi buvugiye ngo nta kintu kiri bukorwe. Wamufashije kubizi ko atabishoboye, ukiremera umunezero wawe. Haleluya. Bikore. Aho kugira ngo rero ukomeze utegereze ibitari buboneke, n'ukuri ndumva wamufasha. Ubuzima bwacu rero tugomba kuburema, tugomba kwishakira umunezero, tugomba kuba, we have to break through. Uko byagenda kose utangire wowe wiyiteho, utangire wikunde, utangire wifashe kandi ufashe n'uwo mwashakanye nko muri izo areas zimwe na zimwe z'ibyo aba adashoboye. Urumva, nimba ushaka impano runaka, yigure, genda yigure, funga umuhamagare aza yiguhe. Nose dukora iki? Nukuntu ateye nyine, nukuntu ameze, nta kundi. Ntago watangira kubimwigisha byaza n'intambara, ariko bimufashije muri ubwo buryo byakunda. Anyway, ako ngako karakanyuzemo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu w'agaciro, uri umuntu w'inyembaraga udasanzwe. Reka nkwinginga ngo wisobanukirwe, umenye uburenganzira bwawe, uhaguruke ubiharanire, wigirire icyizere, ugire icyo
focus, ugira icyo uba ugambiriye mu buzima bwawe, wibaho gusa bwakeye bwije bwongeye bwije, udafite gahunda, udafite icyerekezo, udafite umurongo. Niyo mpamvu hazi ibintu byinshi rata bikaguhitana, hakaza ibijya iburyo ukaba wagiyeyo, bagiye ibumoso ukaba wagiyeyo. Kubera iki? Nta murongo ufite, nta cyerekezo. Rero ibyo bigomba guhinduka. Imana ibampera umugisha, Imana ibagirire neza, twisobanukirwa, tumenya yuko dushoboye, tumenya yuko ari nta kintu na kimwe cyabasha kuduhagarara imbere. Nitwisobanukirwa turabikora kandi biragenda neza, birakunda mu izina rya Yesu. Mana, turagushimye kubw'abakobwa n'abagore bari bwumve rino jambo. Reka banyemerere bisobanukirwe, bamenye igihe tugezemo uko kimeze. Ariko mu by'ukuri ntago navuze ngo bave mu myanya cyangwa se bate inshingano cyangwa bahindure imyitwarire, ahubwo ndavuga ngo wa wundi ucyumva ariho kubera abandi, kubw'imbabazi z'abandi, wa wundi uriho kubera umuntu ari bukora ikintu, amenye ko hari icyo nawe yakora. We yashobora guhagarara ibintu bigahinduka nk'uko abakobwa ba Zelofehadi bahagaze, itegeko rigahinduka, amabwiriza agahinduka ku bwabo. Reka tugire n'abakobwa bahagarara muri iki gihe, bahindure amateka n'ubuzima bw'ibintu turimo kubona hirya no hino. Turi kubona abakobwa benshi bapfuye ubusa, bandagaye, badafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Ariko hari abandi bashobora guhagarara bakavuga ngo turashaka ko ubuzima bwacu buba ubw'agaciro, bugira akamaro mu gihe nk'iki ngiki. N'abagore nuko udufashe twese, utwungura ubwenge n'inama muri iri jambo tuganiriye mu izina rya Yesu.